ejuru hari Imana mu muyaga w'ishuheri hari Imana. Nkuko bisanzwe ahangana ni kuri Media TV. Muza kora subscribe, kora share, comment kugira ngo ubashe kubana natwe mu bintu bigiye bitandukanye. Nabwiye ko nzagenda zabatembereza nagiye atandukanye, yaba ari mu bahanzi bagiye batandukanye ba R&B, hip hop, ariko uyu munsi nagarutse muri gospel song. Bita abantu badusuye bazi kuririmba. Uraza gutera comment hasi. So no kuvuga ngo rero muri kano kanya kagiye kuza tugiye guhura n'aba gospel, ndagira ngo uze gutega amatwi ubumve neza mu biganiro tuza kugirana ahanini rero. Baza no kuturirimbira. Numvishe babyumva. Mukanya murababona. So, muri uri kumwe na Santiago Ijwi karagaciyeho ciao ciao. Nkuko nene babwiye rero dusura abantu bagiye batandukanye ariko umunsi twasura abo gospel. Nkuko mbonanga turi kumwe n'inkumi, turi kumwe n'abajene. So rero turaza gutangira rero babibwire n'ibyo bakora. Then tuze gukomeza. Reka mwe baho umwanya. Mwatangira mubibwira abantu bakurikirana kuri Media TV. Nitwa Amahoro Yeme, indirimbo muri Voice of Praise Family. Nitwa Rosine Irumva, indirimbo muri Voice of Praise Family. Ane tuyizere nanjye ndi umumambure wo muri Voice of Praise Family. Nanjye nitwa iby'Imana ikora, nkaba ndi umuririmbyi wo muri Voice. Imana umugisha. Murakoze cyane, mwumvishe ko ahanga ndi kumwe na groupe kwanza inaririmba. Sibyo ni groupe iririmba indirimbo za gospel. Baraza no kwaririmba ntimugire ikibazo. Icyo nshaka ni comment zanyu hasi. So, tukira aho ngaho mufite umuyobozi hano se? Ufite umuntu wayobora? Yaba ari ndetse kugira ngo ni jewe. Ni wowe. Natangira nkubaza akantu gatoya. Ese gospel twayitiki. Sibyo nkuko abari injyana zigiye zitandukanye, hari za hip hop, hari za R&B, hari za Kenya trap n'ibindi bigiye bitandukanye, ari se ko gospel niki? Ndagira ngo usobanure abantu bagukurikirana kuri Media TV. Gospel ubundi numva ko muri rusange ni inkuru nziza. Ni inkuru nziza y'agakiza, abantu bagakora ibihangano bitandukanye, ariko intego nyamukuru ari kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bamenye Kristo, babashe guhindukira bave mu byaha. Yego, ni muri rusange nuko navuga ko gospel ari cyo bisobanuye. Musi muzima usanzwe mu rujya ureba indirimbo bundi zisira? Bo ndazireba. Ukunda izihe ndirimbo z'isi? Ukunda injyana ya R&B, ukunda injyana ya hip hop? Wenda tuve kuri gospel sibyo? Tugaruke ku muziki usanzwe sibyo? Dufite abahanzi batandukanye, hari ba Melody, hari ba King James, hari n'abandi benshi sibyo? Nagira ngo umbwire ese ukwe mu gospel, umbwiye ko wumva muri indirimbo z'isi. Undi iyihe njyana bundi ukunda izihe ndirimbo? Ubwo byaterwa na mood ndimo icyo gihe. Nibwo wenda numva yaba iri ndi gukunda, ariko ubusanzwe nkunda reggae. Kunda reggae. Mbese Lucky Dube muraziranye? Ntabwo tuziranye, ahubwo nyine nkunda ibihimbano bye. Mbese injyana reggae urayemera? Nanjye ndakwemera kabisa, nanjye njyana ndayikunda cyane. Tugaruke hano ku bakobwa ari impande yacu ahangaha, nabo ngira icyo mbibariza. Ese injyana ya gospel sibyo? Mu bantu bayiririmba hano mu Rwanda sibyo? Umuntu wa mbere uririmba kumva ugiye mu mwuka, kumva uramukunze, yabarinde uririmba indirimbo za gospel. Umuntu wa mbere uririmba gospel nkumva ndamukunze, unezeza cyane, yitwa Niba Marijane. Yego. Ni umuki? Ni umumama, aririmba muri groupe yitwa New Melody Family. Hanyuma se wera? Njye nikunda umuntu witwa Michel. Wakunda Michel? Ari nabo ndi kumva ari bashyashya kwa gukurikirana gospel cyane, reka nibariza n'uyu mujene wacu hano ku ruhande. Ese wowe wabemera uwe muhanzi wa gospel bikora uririmba kabisobanura bakajya mu mwuka bakava mu byabo? Urakoze. Bose ndabakunda ariko nabaho nkunda cyane ni Dani Mutabazi. Urumva kangaha bagiye bakunze abantu bagiye batandukanye, ariko bose ntekereza ko bose baririmba sibyo, kandi baririmba injyana nziza
kandi ya gospel sibyo. Tukiri aho ngaho rero ndagira ngo nkaho uhagarariye iyi groupe turi kumwe, ndagira ngo byuze ndirimbire kugira ngo abantu bagukurikiye hano kuri GN Media TV kugira ngo ubashyire mu mwuka. Ndirimbiraho gatoya mbere yuko wenda muza kuririmba muri rusange. Indirimbo yanjye nyine cyane twese. Ndashaka yawe wenyine. Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Ya urakoze cyane kabisa, mwabyumvishe ko uyu mukobwa wacu aririmba kandi turabona ibereye. So reka mbaze umusore wacu uri hano ku ruhande, ese musore wanjye meze bite? Meze neza. Ya njya nkwibeza akabazo k'amatsiko. Ese umurongo muri bibiri y'ugufasha muri bibiri ugafashwa kuvuga ati umurongo iyo nkusomye Imana uramfasha cyane iyo mbyutse nasoma umurongo mba numva nuzi imbaraga z'Uwiteka nuwe. Unawusobanura hanga abantu bakurikiye. Murakoze. Umurongo muri Bibiliya nyabyuka nkasoma namfasha umurongo muri Yesaya 50:7 banga kuko Imana izantabara nicyo gituma ntamwangara ngo mu maso yanjye harakomera kamera nk'urutare. Nanjye ndagira ngo mbwira abantu uti kuko Imana izabatabara nicyo kizatuma namwe mutamwara ahubwo muzakomera amaso anyamire nk'urutare. Reka rangaruke ku ruhande rw'iburyo. Bazuye umukobwa nawe nibwire umurongo ugikunda kugufasha cyane. Imana ikora ibiruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba. Umurongo uranyubaka. Uri mu kiyo gice? Wabuze igice urimo ra? Ndikumva nakibuka. Ariko ndarikunda iryo jambo. Kiza cyane. So bano dukurikirana kuri GN Media TV, ndagira ngo nibarize utwazo tugiye dutandukanye muri bano bariringi turi kumwe. Ngiye koza ikibazo kiri rusange sibyo? Ubu niri buze kugikora iminota ya 5 sibyo? Ya ikibazo kiragira giti: ni irihe jambo rikunda gukoreshwa cyane hano ku isi? Ijambo rimwe ryonyine rimwe rikunda gukoreshwa hano ku isi buri munsi. Nanye nsubiremo, ntabwo ari kubyumva cyane. Nanye nsubiremo wabyumvishe. Ijambo rikoreshwa hano ku isi cyane buri munsi ni irihe? Numbaza mu bijyanye n'icyo nayumvise. Oya simbizi, ngiye ngwaje ijambo ryonyine rikoreshwa cyane sibyo? We n'amafaranga. Ndumva ari indwara ya coronavirus. Yego. Urumva ari iki? Nanjye kuko nyine ari mu gihe cy'icyorezo ngiye kuvuga indwara ya covid. Wowe urumva ari iki se? Murakoze. Bongewe numva ijambo ryaze rikoreshwa kuva na mbere ni Yesu. Kuko yavuga Yesu, byose avuga Yesu, yavuga Yesu ati Yesu we. Numva ari Yesu. Ya arimo bagerageje, mwagerageje gusubiza. Reka nongeye nsubiremo neza. Nukuvuga ngo ijambo hano ku isi dukoresha cyane buri munsi ni irihe? Urambwiye amafaranga, we wambwiye coronavirus, we wambwiye covid, nawe wambwiye Yesu sibyo? Aho mwese mwakishe mwana umusenga we nibibazo. Nukuvuga ngo reka nyibasubirize wenda. Nukuvuga ngo ijambo rikoreshwa cyane hano ku isi bwira rivuzwe kenshi cyane ijambo amen. Ahariho hose ubwo turabyemera. nayo research nakoze usibye kuba biri mu mutwe gusa tu. Ya dukomeje gato rero, reka nongeye bazi ikindi kibazo. Ese umunsi Yesu aza ku isi, Yesu yigeze aza ku isi ra? Yaraje. Nawe urabyemera? Yesu yaraje. Yesu yigeze aza hano ku isi? Yaraje. Yaje ryari?
kera yaje kera yaje kera yesi yezu yaje ryari ntabwo igihe nahita nyimenya neza icyo ari cyo ariko ni kera cyane. wowe ntabwo wagerageza njyewe nzi ko aje hari indi myaka turatangira kubara ubwo njyewe ngendeye ku iyo tugezeho kuko batangiye kubara yaje ngo haba hashize nyine 2020 kuko mbere yaho hari indi yabayeho ariko nkurikije ko batangiye kubara hageze twavuga ko ari 2020 ishize aje. Niko navuga. wowe ntabwo wagerageza nanjye ni uko nguko mbyumva kuko batangiye kubara imyaka Yesu avutse. mbese tugendera muri anniversaire ye. ni anniversaire tugenderamo. muzabishake muri bible butani twongera kubona nubwo muzansubiza birambuye sibyo. mwagerageje sibyo. tukiri hano rero ikibazo cyane mashaka kwibariza ese ibintu bitatu mu buzima sibyo, ibintu bitatu mu buzima iyo bitakaje bitagaruka ni ibihe? Ibintu bitatu mu buzima iyo bitakaje bitajya bigaruka ni ibihe? Reka mbere kuri uyu musore wacu. murakoze. cya mbere kababuze akabara ntikaboneke ni nyina w'umuntu n'ababyeyi bawe. ababyeyi bakubyara nicyo kintu cya mbere. ikindi cya kabiri avuga ntabwo nabitekerejeho neza. reka ngaruke kuri uyu mukobwa wacu wenda nawe ambwira uko abyumva. igihe nacyo gitaye nticyagaruka uko nimba n'ikindi ndakivuga. reka ngaruke nawe ku ruhande nta kibazo. ibintu bitatu byonyine iyo bitakaje ntibijya bigaruka. ubwo nahita mfata biriya babiri bavuze kuko nabyo ari byo. igihe ababyeyi ubundi n'ubundi niyo umuntu apfuye ntagaruka. n'ubundi muri rusange ndi kumva urupfu nyine iyo rugutwaye ntugaruka, igihe gitakaje ntugaruka n'ibindi byinshi. wumva ari ibihe sera? nanjye ni uko mbyumva. igihe n'umubyeyi cyangwa se umuvandimwe iyo umuntu yavuye mu isi n'ubundi ntabwo ayigarukamo. ni byinshi cyane. umugabo cyangwa umugore nibyo nari ngiye kuvuga. so mureke nyibasubirize byibuze ariko mwagerageje ari n'ibyo mwagiye mukoramo sibyo. buri ibintu bitatu ujya utakaza ntibigaruke mu buzima. hari igihe, hari ijambo, hari n'amahirwe. ibyo bintu bitatu bitajya bigaruka mu buzima. hari uri gushidikanya? ariko ya mbere yagiye. ibintu bitatu nibyo ngibyo nyine. Taratinda rero reka nzeme umwanya abantu baririmbire kandi muze gutera komenti. baba bakoze neza cyangwa babikoze nawe muraza kumbwira, ariko ngewe nkurikije umukuko nandirimbiye yabikoze neza cyane. so mureke mbaho umwanya rero yabacishirijeho, ubwo tuze guhurira kuri komenti hasi. bari muri kumwe na Santiago Ijwi. Yesu nduwawe nyakira n'ibyanjye mfite byose, njye ngukunda mwizigire ngo meze nk'uyoboke, nguhaye ibyanjye uko bingana, mwami wanjye mwiza unkunda
umuyaga w'ishuheri. Hari Imana iyo twizeye n'ukuri, ihora itureberera ibyo twibaza buri munsi, ibifite ibisubizo. Ntiginanirwa n'inyamaboko, ibirusha imbaraga. Ntiginanirwa n'inyamaboko, ibirusha imbaraga. Iyo twizeye n'ukuri, ihora itureberera ibyo twibaza buri munsi, ibifite ibisubizo. Ntiginanirwa n'inyamaboko, ibirusha imbaraga. Ntiginanirwa n'inyamaboko, ibirusha imbaraga.